Nshuti mukundwa, twongere dushime Imana yongeye kuduha amahirwe kugira ngo twongere twige ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Turi mu gihembwe cya gatatu, aho turi kwigira hamwe igitabo cya Mariko. Muri iki cyumweru rero, dufite insanganyamatsiko igira iti ibitangaza yakoreye ahakikije inyanja. Ibitangaza yakoreye ahakikije inyanja. Icyo kwibukwa kiraboneka mu gitabo cya Mariko, igice cya 5 umurongo wa 19, hagira hati, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu, ubabwire iby'Imana igukoreye byose, nuko ikubabariye. Aya niyo magambo yo kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Ariko ku ngingo y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe, iyo kwa mbere iravuga iti guturisha inkubi y'umuyaga. Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho, nshuti yanjye, ndakwinginze tubanze tujye mbere y'Uwiteka dusenga Imana. Mana nziza, Mana yo mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje. Ukomeje kubana natwe, ukomeza kuturinda, uhabwe icyubahiro. Twongeye kugira amahirwe yo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turaritse Mwuka wawe wera kugira ngo aze abane natwe mu ngingo y'uyu munsi, atwiyoborere muri byose. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Guturisha inkubi y'umuyaga. Dusome mu gitabo cya Mariko igice cya 4 umurongo wa 35 tugeze umurongo wa 41. Ni iki cyabaye kivugwa muri iyi nkuru, kandi naye masomo twakuramo atugaragariza uwo Yesu ari we. Nshuti mukundwa, duhurire mu gitabo cya Mariko igice cya 4 umurongo wa 35 tugeze umurongo wa 41. Hafite umutwe w'amagambo ugira uti aturisha inkubi y'umuyaga wo ku nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yoherezamo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato. Bigeze aho bwenda kurengerwa, yari asinziriye aryamye. Ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura, baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Nshuti mukundwa, aha ni uburyo Kristo yaturishije inyanja ndetse n'umuyaga biratuza. Kristo rero afite ububasha bwo guturisha inyanja kandi no guhagarika inkubi y'umuyaga. Kristo afite ubutware bukomeye, kandi ubutware bwe buva ku Mana. Ku ntangiriro y'igice cya 4 cya Mariko, Yesu yinjiye mu bwato kugira ngo yigishe imbaga y'abantu bari ku nkombe y'ikiyaga. Muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 10 kugeza 12 hagaragaza ko bisa nawe yabanje kuva mu bwato akabanza kuvugana n'abigishwa be biherereye. Ubu noneho, nyuma yo kwigisha umunsi wose, abigishwa bamusanze mu bwato barajyana. Yarananiwe cyane, yahise aryama ku ntebe y'ubwato mu gihande cy'ubwato cy'inyuma. Ahita asinzira. Inkubi y'umuyaga ukomeye
yateye mu kiyaga maze ukoza ubwato hirya no hino bwenda kurohama. Aribwo abigishwa be bamukanguye. Mu kanya nk'ako guhumbya, Yesu yategetse umuyaga, inyanja iratuza. Abigishwa batangajwe n'ibibaye, bagira ubwoba bwinshi kubw'imbaraga y'Imana bamubonyemo. Nshuti mukundwa, Kristo ubwo yagaragaje imbaraga y'Imana aturisha inyanja, abigishwa be baratangaye cyane kubw'izo mbaraga z'Imana zamugaragayemo. Kristo yari afite ubumana muri we, kandi n'uyu munsi niyo Mana yacu. Niwe ushobora guturisha ibibazo duhura nabyo muri iki gihe cya none. Nta wundi wabikora uretse Kristo wenyine. Reka dusome muri Zaburi y'104 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9, ngo ni mu buhe buryo ishusho yahawe twayigereranya n'imbaraga ya Kristo ihosha inkubi y'umuyaga. Reka turebe muri Zaburi y'104 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Aha rero ndakwinginze kugira ngo duhurire kuri Bibiliya zacu, dusome amagambo aboneka muri iyi Zaburi ya 4 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Zaburi y'104 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Haragira hati: umutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Imana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Wambara umucyo nk'umwenda usanzura ijuru, nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insengeze ku mazi. Ibicu abigira igare rye. Agendera ku mababa y'umuyaga. Agira abamarayika be imiyaga. Abagaragu be abagira umuriro waka. Yashiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Uwayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Ahungishwa no guhana kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Imisozi ishirwa hejuru, ibikombe birika. Agera ahantu wayategekeye ingabano atabasha kurenga, kugira ngo atagaruka akarengera isi. Nshuti mukundwa, Kristo niwe muremyi wa byose, niwe ugenga ibyo mu isi byose. Kristo afite ubushobozi bwo gutegeka ibyaremwe byose akabikoresha uko ashaka. Kristo niwe ufite ijambo ryahindura ibyo ku isi byose. Kristo niwe ufite ijambo ryayobora isi yose. Inkuru yo muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 35 ndetse kugeza 41 ni mahwi mu rugero inkuru yo muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 35 kugeza wa 41 ni mahwi n'urugero Bibiliya igaragaza muri rusange rw'uburyo Imana yigaragaza cyangwa abamarayika bayo.
Aha turahabona ibintu bitanu byiganje muri ibyo bintu byabaye. Nshuti mukundwa, icya mbere ni ukwigaragaza kw'imbaraga mvajuru. Icya kabiri ni ubwoba bw'ikiremwa muntu. Icya gatatu ni itegeko witinya. Icya kane ni amagambo yo mu byahishuwe y'uburyo Imana cyangwa marayika bigaragaza. Icya gatanu ni igisubizo cy'umuntu ku ihishurwa. Nshuti mukundwa, ibintu bine muri bitanu biboneka muri iyi nkuru, nko guhosha inkubi y'umuyaga, bigaragaza ubushobozi bw'Imana. Ukugira ubwoba kw'abigishwa byo bigaragaza ubwoba bwa muntu. Aha rero mukundwa, turahabona ibindi bibazo. Mbese ni iki cyabateye ubwoba? Ntutinye. Ikibazo cy'abigishwa, uyu ni muntu ki? Mbese icyo ni cyo gisubizo cya muntu? Ikibura aha ngaha rero ni amagambo y'ihishurwa. Ibyo bibura rero bifite uruhare runini mu gitabo cy'ibyahishuwe. Impamvu y'ibanga riboneka mu gitabo cyose, aho ukuri kubivugwa kuri Yesu bizaturuka. Aha niho hari ikibazo cy'abigishwa. Uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'inyanja bikamwumvira? Ibi rero bisunukira umusomyi kubona igisubizo cyuzuye cy'amagambo abura mu ihishurwa. Uyu ni umwana w'Imana, ubwe ni umwami. Nshuti mukundwa rero, mu mibereho yacu yose dukwiye gutekereza ku bushobozi bw'Imana, ndetse tukabaho twishingikiriza ku bushobozi bw'Imana no kubwiringira mu mibereho yacu. Ubushobozi bwa Kristo nibwo dukwiye kwishingikirizaho, kuko nta wundi wabasha kudukiza ibyaha keretse amaraso ya Yesu Kristo yonyine yatumenekeye ku musaraba i Karuvari. Ndakwinginze rero nshuti mukundwa, kwishingikiriza ku bushobozi bw'Imana bibe amahitamo yacu kuri uyu munsi wa none. Nicyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Dusenga Imana. Turishimye Uwiteka Mana ishobora byose. Twishimiye amagambo meza tumaje kwiga kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe imbaraga zo kwishingikiriza ku bushobozi bwawe, ndetse tukababarirwa ibyaha byacu binyuze ku maraso yawe watumeneye i Karuvari. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.